Ndabaramukije nanone inshuti z'umusaraba, aba hafi n'abakure, ni Zawadi ndagarutse muri iki kiganiro cyacu twibukiranye gusoma Bibiliya. Ndashimira Imana ko inshoboje kugaruka, ko impaye akanya uyu munsi kuko ntabwo biba byoroshye kubona akanya. Ndashimira Imana yongeye kumpa akanya ko kugira ngo twongere tuganire, twongere dufatanye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuwe, aricyo nifuzaga ko duheraho dusoma Bibiliya. Mbere yuko dutangira reka dusenge. Uwiteka Imana nyir'ingabo, mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye kubera kwawe n'imbabazi, tugushimiye kugira neza uburinzi bwawe, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo zituma tudashiraho. Izina ryawe nirihimbazwe, Imana gakiza, Imana mbaraga bushobozi, wa mwami w'amahoro we ushimwe. Mu izina rya Yesu Kristo rero rifite imbaraga, turagushimiye kutwemereye tukaba twongeye kugira guterana kwera ahantu. Mu izina rya Yesu tugusabye kubana nawe, utangirane natwe urangizane natwe. Ijambo ryawe ndarisengeye nk'uko ari inkota ityaye, rityare mu mitima ya benshi, ricumite rihinguranye imitima ya benshi, kandi rikomange risenye ibidafite umumaro, ryubake ibifite umumaro. Uha abantu bawe kurisobanukirwa. Nanjye ntabwo ndi umuhanga muri byo, ntabyo nzi. Igitabo cy'ibyahishuwe ariko turabiguhaye, dusabye Mwuka Wera ngo dusobanurire. Mu izina rya Yesu Kristo abantu bose bazabasha kumvira ijambo, ubafashe, uriho umugisha kugira ngo rizabashe kwinjira mu matwi yabo, rigire ibyo rihindura. Urakoze Yesu kugira neza, urakoze kuri umwami mwiza. Tuguhaye karibu n'ikaze Mwuka Wera, tuguhaye karibu n'ikaze Yesu Kristo umwami wacu. Turagushimiye kuri inshuti nziza, urakoze kuri kumwe natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubushize twagarukiye ku gitabo kuri chapitre cyangwa se igice cya 16, ibyago by'imperuka bitera. Ubu turongera dusoma ibya maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa. Turongera dusoma irimbuka rya Babuloni. Naho twagarukiye, tugiye kongera dusome twibukiranye irimbuka rya Babuloni, hanyuma dukomeze n'igice cya 19. ubwo turasoma 18 n'19. Umwanya n'utwemerera dusome na 20 mu izina rya Yesu. Irimbuka rya Babuloni. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose y'ibisiga byo mu isi, byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo. Abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwabo no kudamarara. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwabo. Muwiture ibihwanye n'ibyo wabagiriye, kandi musagirizeho kabiri ibikwiriye ibyo wakoze mu gikombe wafunguragamo. Muwufunguriremo kabiri, nk'uko wihimbazaga ukidamararira ukishima ibyishimo bibi, muba ariko muwuha kubabazwa agashinyaguro no kuboroga. Kuko wibwira uti, nicara ndi umugabekazi, sindi umupfakazi, nicyo gituma nta gahinda nzagira na hato. Kubw'ibyo ibyago byabo byose bizaza ku munsi umwe, urupfu n'umuborogo n'inzara, kandi uzatwikwa ukongoke, kuko umwami Imana iwuciriyeho iteka ari iy'imbaraga. Kandi abami bo mu isi basamanaga nawo, bakadabagirana nawo, bazawuririra bawuborogera, ubwo bazabona umwotsi wo gutwikwa kwawo. Bahagaritswe kure no gutinya kubabazwa kwawo, bati, ni ishyano, ni ishyano, wa mudugudu munini we,
n'ishyano n'ishyano wa mudugudu munini we, yewe Babuloni wa mudugudu ukomeye we, ubonye ishyano, kuko mu isaha imwe iteka uciriweho rigusohoyeho. N'abatunzi bo mu isi nabo bazaburirira bawuborogere, kuko ari ntawe uzaba akigura urutundo rwabo, ari inzahabu, ari ifeza, ari amabuye y'igiciro cyinshi, n'imaragarita, n'imyenda y'ibitare myiza, n'imyenda y'imihengeri, na hariri y'imyenda y'imihemba, n'ibiti byose by'imibavu, n'ibintu byose byaremwe mu mahembe y'inzovu, n'ibintu byose byabajwe mu biti by'igiciro cyane, n'ibyacuzwe mu miringa, n'ibyacuzwe mu cyuma, n'ibyaremwe mu ibuye ryitwa marimari, na mudarasini, n'ibinzari, n'imibavu, n'amavuta meza, nk'amadahano, n'icyome, n'inzoga n'amavuta ya elayo, n'ifu y'ingenzi, n'amasaka, n'inka n'intama, n'amafarasi n'amagare, n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Kandi imbuto umutima wawe wifuzaga zigukuweho, n'ibintu byose biryoha neza n'ibisa neza bigushizeho, ntibazabibona ukundi. Uwiteka tugirire neza. abatundaga ibyo abo uwo mudugudu watungishije bazahagarikwa kure no gutinya kubabazwa kwawo, barira baboroga bavuge bati ni ishyano n'ishyano. Umudugudu ukomeye wambitswe imyenda y'ibitare myiza n'iy'imihengeri n'iy'imihemba, kandi ukarimbishwa n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Ubonye ishyano, kuko isaha imwe ubutunzi bwinshi bungana butyo burimbutse. Kandi aberekeza bose n'umuntu wese wambukira mu nkuge hose, n'abasare n'abatunda bambutse n'inyanja bari bahagaze kure, kandi bakireba uwo mwotsi wo gutwikwa kwawo, bavuga amajwi arenga bati, ni umudugudu ki uhwanye n'uriya mudugudu ukomeye? bitumurira umukungugu ku mitwe, bavuga amajwi arenga, barira baboroga bati ni ishyano n'ishyano. Umudugudu ukomeye watungishije ubutunzi bwawo abafite inkuge mu nyanja. Ubonye ishyano, kuko warimbutse mu isaha imwe. Uwiteka tugire neza. Wajuruwe namwe abera n'intumwa n'abahanuzi, muwishime hejuru, kuko Imana iwuciriyeho iteka ibahorera. Reka nsubiremo umurongo wa 20. Wajuruwe namwe abera n'intumwa n'abahanuzi, muwishime hejuru, kuko Imana iwuciriyeho iteka ibahorera. Nuko marayika ukomeye aterura igitare kimeze nk'urusyo runini, akiroha mu nyanja, ati, uko niko Babuloni umudugudu ukomeye uzatembagazwa, kandi ntuzongera kuboneka ukundi. Ntihazumvikana muri wowe ukundi abacuranzi n'abahimbyi n'indirimbo n'amavuta n'imyirongi n'amavuta n'abavuza impanda, kandi nta muhanga naho yaba umunyabukorikori bwose uzaboneka muri wowe ukundi, ndetse n'ijwi ry'urusyo ntirizumvikana
muri wowe ukundi. Umucyo w'itabaza ntuzaboneka muri wowe ukundi, kandi ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni ntazumvikana muri wowe ukundi. Abatunzi bawe bari abakomeye bo mu isi, kuko amahanga yose yayobejwe n'uburozi bwawe. Kandi muri uwo mudugudu niho amaraso y'abahanuzi y'abera n'abiciwe mu isi bose yabonetse. Uwiteka tugirire neza. Twari turi gusoma ku gitabo mu byahishuwe toujours igice cya 18 ku irimbuka rya Babuloni. Ukurikije ayo magambo wumva arakomeye ukuntu Babuloni izarimbuka. Uwiteka atugirire neza. Ndumva umutima umpata ngo dusubire inyuma dusome igice cya 17 ibya maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa. Haza umwe muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati, ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho, yicara ku mazi menshi. Niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yararimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo, Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Mubonye ndatangara cyane. Marayika arambaza ati, ni iki kigutangaje? Reka nkumenere ibanga ry'uriya mugore n'iry'inyamaswa imuhetse, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Iyo nyamaswa ubonye yahozeho nyamara ntikiriho, kandi igiye kuzamuka iva ikuzimu ijye kurimbuka. Abari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itariho kandi ikazongera kubaho. Reka nsubire muri uyu murongo. Iyo nyamaswa yahozeho, umurongo wa 8, iyo nyamaswa ubonye yahozeho nyamara ntikiriho, kandi igiye kuzamuka iva ikuzimu ijye kurimbuka. Abari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kurema kw'isi bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itakiriho kandi ikazongera kubaho. Bizabatangaza. Abaki? Abantu amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ngo ku kuremwa kw'isi. Ngo abo bazasigara amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ngo bazatangarira iyo nyamaswa. Ngo aha niho, umurongo wa 9, aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho, kandi niyo bami 7. 5 baraguye, umwe ariho undi ntaraza, kandi naza azaba akwiriye kumara igihe gito. Ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho,
iyo ubwayo ni uwa munani, nyamara kandi ni umwe muri ba bandi barindwi, kandi arajya kurimbuka. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Umurongo wa 15. Nuko arambwira ati, ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Reka ngasubiremo. Nuko arambwira ati, ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga marayu, bimunyage, bimucuze, inyama ze, bimutwike akongoke. Kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, no guhuza inama no guha ya nyamaswa ubwami bwayo, kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Wa mugore wabonye niwe wa mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi. Uwiteka atugirire neza. Dusubiye inyuma gatoya, reka dukomeze. Tumaze gusoma igice twasomye 18, dusubira kuri 17, tugiye gukomeza n'igice cya 19. Ufite umwuka niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Yesu abampera umugisha. Igice cya 19 titiri iravuga ngo, mu ijuru bishimira irimbuka rya Babuloni. Hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ijwi rirenga risa n'abantu benshi bavuga bati, haleluya, agakiza n'icyubahiro n'ubutware n'iby'Imana yacu, kuko amateka yayo ari ay'ukuri no gukiranuka. Yaciriyeho iteka maraya uwo ukomeye wononesheje abari mu isi ubusambanyi bwe, kandi imuhoreye amaraso y'imbata zayo. Barongera bati, haleluya, umwotsi we uhora ucumba iteka ryose. Nuko ba bakuru 24 na bya bizima 4 bikubita hasi basenga Imana yicara kuri irya ntebe bati, amena, haleluya. Ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti, nimushime Imana yacu mwambata zayo mwese mwe, namwe abayubaha, aboroheje n'abakomeye. Numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti, haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera.
arambwira ati andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Nikubita hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka ndimbata mugenzi wawe, kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu. Imana abe ariyo usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Mbona ijuru rikinguye, ibyo ni ibyahishuriwe Yohana niwe ukivuga. Mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarasi y'umweru uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi w'ukuri. Niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisigo byinshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso, kandi yitwa Jambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarasi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye, kugira ngo ayikubite amahanga. Azayaragiza inkoni y'icyuma. Yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditswe ngo umwami w'abami n'umutwe utwara abatware. Mbona marayika ahagaze mu ijuru mu zuba, arangurura ijwi, abwira ibisiga byose gukurikira mu kirere ati nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira. Murye intumbi z'abami n'iz'abatware n'ingabo n'iz'ab'ubushobozi n'iz'ab'amafarasi n'iz'abahekwa nayo n'iz'abantu bose, ab'umudendezo n'ab'imbata, aboroheje n'abakomeye. Nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farasi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramya igishushanyo cyayo, nawe afatanwa nayo. Bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima. Abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa k'uhetswe na ya farasi. Ibisiga byose bihaga intumbi zayo. Uwiteka atugire neza. Yesu abaho umugisha. Murakoze. Ubwo tumaze gusoma igice cya 19 kirimo amagambo akomeye. Mu ijuru bishimira irimbuka rya Babuloni. Turarangiriza, reka tujye ku gice cya 20. Satani abohwa abakiranutsi b'Imana na Yesu imyaka 1000. Satani abohwa abakiranutsi b'Imana na Yesu imyaka 1000. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka ari cyo
ya nzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona n'abazicaraho, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo ingoma, bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Reka nsubire mu muzuko wa mbere. Mbona marayika ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera ariyo mwami na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Kansubire mu murongo wa 6. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ave aho yaraboheye. Azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wayo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwire isi yose, bagote amahema y'ingabo n'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike, kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho isi n'ijuru bihunga mu maso hayo.
ahabyo ntihaba hakiboneka. mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. nuko ibitabo birabumburwa kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo. bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Reka nsubire mu murongo wa 14. urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. twabonye urupfu rwa mbere. urupfu rwa kabiri ni urwo. urupfu rwa kabiri, urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. iyo niyo nyanja yaka umuriro, niyo rupfu rwa kabiri. kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Uwiteka tugire neza. ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira itorero. turi ku iherezo. Yesu atugire neza. Amen.